So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Ino akaba ari umwami w'umwana official, of course njye ni umwami muto cyangwa se nyite musaza wabo Simba. So guys narababwiye ngo ino mihanda papa reka twigaruke muri ino mihanda tumenye se hamaze gusohoka indirimbo zigera kuri 3. Harimo ya Juno kizigenza, hakazamo indirimbo ya Bruce Melody, hakazamo n'indirimbo ya Niyo Boss, zose ziri mu njyana ya Afro gako. So no kuvuga ngo rero mbere higeze gutangazwa ku Isibo TV Element bamutumiye avuga ko ashaka kuzana injyana ya Afro gako. So uyu munsi iyo njyana yakomeje muri country record. Ibire nibyo tugiye kugarukaho twibaza ni Ase Element injyana niwe waba warayizanye country record rero ye yahuguje Element cyangwa se iratoraguye cyangwa utoraguye rutakwiba. Ibingibi ni ibintu rero turi bwibaza se country record yaba gusa. Ikintu nzi neza nuko uyu Nepod ari uhagarariye country record. Ikintu mbiziho neza nuko ari umuntu wajya guhereza ibitekerezo Element cyane. Wasanga wenda Element rero wagiye kubitangaza mu itangazamakuru, kuko uyu nyiri country record ntago ari umuntu ukunda kujya mu matangazamakuru cyane, ariko igitekerezo ari icy'uyu kuko nawe niko yavuze ati njyewe nari mfite igitekerezo cyo kuba nakora injyana tukayihurizamo uruvangitirane rw'amaafrobeat ndetse na gakondo yacu. So reka tubirebere hamwe rero turebe ngo country record ni gute yaje gutangira gukora Afro gako, kandi twarabibonye kwa Niyo Boss no kwa Bruce Melody kuri Azana. Navuga ko rero inzitunganya imiziki ya country record yamuritse injyana nshya ya Afro gako nyuma y'imyaka isaga 2 ayiteguje. ni imyaka isaga 2 Element nyine we yarabiteguje. Element yabiteguje ubwo yari akiri muri country record, akiri mu producer waho, nibwo yaje kubitangaza. So nukuvuga ngo rero yayiteguje ibingibi hibazwa niba uyu musore yibwe cyangwa se baratoraguye zahabu bakanga ko irengerwa n'ibyondo. So ibingibi ni ibintu biri kwibazwa, ese koko Element yahugujwe cyangwa ahubwo bitoraguriye zahabu. Gusa ikintu nzi neza nuko umuntu witwa Element ntago arakirimo gukora kuri injyana ya Afro gako. Element arimo ayikorera afrobeat yumutse ndetse itavangiye n'akantu na gato. So katuze turebe icyo babivuga. Mu 2020 nibwo umuhanzi akaba n'umuhanga mu gutunganya imiziki Element yatangarije Isibo TV yuko agiye gushyira hanze injyana nshya ya Kinyarwanda iri mu buryo bugezweho ya Afro gako. Ibingibi yavugaga ko iyi njyana ari navuga ari umwihariko w'abanyarwanda, ndetse yuko abahanzi bagomba kuza bakayisangamo kuko ari gakondo yabo ivuguruye, iri mu buryo bugiye buvuguruye. So no kuvuga ngo na minsi byafashe kugira ngo ijye hanze, dore yuko ku itariki 31 Ukuboza 2020 umuhanzi Niyo Boss ko yashyize hanze indirimbo Seka ecuranzwemo mu buryo bugezweho ariko bwiganjemo umurishyo n'umudiho bizwi muri gakondo nyarwanda. Ibingibi rero navuga yuko icyakora bene izi ndirimbo zahise zikendera mu bubiko bw'uyu musore, dore yuko yahise yisubirira muri afrobeats yarasanzwe amenyerewemo. Navuga yuko rero byashize ari ibintu bitashyize kera. Uyu musore aratandukana na ya studio ya country record yabagamo, ari naho yatangarije uyu mushinga wo guhanga injyana nyarwanda ishobora guserukira u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ibingibi Element yabivugaga ubwo yari akiri muri country record, amaze gutandukana na country record yerekeje muri 1.55M aho ari gukora indirimbo zitari nyinshi cyane nka mbere. Ubundi mbere Element niwe muntu wigeze gukora, abandi ba producer bose nyine basa nkaho bazimye. So kuva rero haviriye muri country record biragoye kumva indirimbo ya Element. Ubungubu ntago kirimo gukora cyane nka mbere nyine. Abantu rero bumvaga yuko abonye umwanya wo gukora kuri uyu mushinga yari yaratangaje cyane yuko bakubwiraga yuko Element agiye kwita ku isoko mpuzamahanga. Gusa ibyo bintu
ibyo ngibyo abantu bari bategereje cyangwa se abantu batekerezaga si byo babonye, kuko yakomeje umujyo wo gukora afrobeat y'umunsi. Yaje kongera kunyuzamo ku itariki 14 Kanama 2023 ubwo Bruce Melody yashyiraga hanze indirimbo yitwaga Azana, icuranze mu buryo bwa afrobeat ariko ifitemo n'umwimerere wa kinyarwanda. Iyi ndirimbo rero nayo yumvikanyemo imidiho, imiryo ndetse n'imirishyo bya kinyarwanda n'ibindi bisanzwe bikoreshwa muri gakondo y'u Rwanda. So nyakwigendera Jay Polly niwe wigeze kuvuga ati umutinda rotarya byahe byokajya. Element yongeye gukangura intare ishonje kandi atayifitiye inyama zo kuyiramira. Ibi rero navuga yuko benshi batekereje, navuga yuko ibintu byinshi abenshi batekereje nanone Element ko agiye kugaruka mu bintu rero byo gusa. Kugeza ubu ngubu iyi nkuru ndimo nyibagezaho kugeza akanya ndimo mbabwira aya makuru, makuru murimo mureba ku Mwami w'Umwana official. Kugeza ubu ngubu none ndimo nyabaha nababwira yuko amezi 6 arashize atari amezi 6 arashize atari kuyikurikiza, ahubwo yaje gufata, ndavuga yuko yaje kubyaza impanga afrobeat y'umunsi. Element yaje yaraje yibyariza impanga afrobeat y'umunsi, ibintu bya afro gako abivamo burundu. Navuga ko rero kuri itariki ya 29 Mutarama 2023 Juno kizigenza yashyize hanze indirimbo avuga ko ari iri mu bwoko bwa afro gako. Abantu rero bongera kwikanga Element wayigaruye, kuko urumva niyo umuntu we warazanye igitekerezo. Ntago twigeze twumva yuko Element ari we muntu, nyine hari undi muntu waza ngayikoreho. So ariko bashishoje neza baje gushishoza neza babura uwo muntu, babura Element. Cyakora kumva ko atarimo biragoye benshi kubyizera, cyane yuko bamuzi kuri iki gitekerezo cyo kuba yashyira hanze iyi afro gako. Ni indirimbo yitwa Abahungu Juno kizigenza yakoze. Ni indirimbo yo yakorewe muri studio ya Country Record, ikorwaho n'uwitwa Package, umusore rero uri gutanga icyizere muri iyi nzu isanzwe ibarizwamo Press Keys, uri kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda. Navuga yuko iyi ndirimbo kandi yakozweho n'umunyabigwi mu guheza cyangwa se mu guhereza umurongo indirimbo ibizwe nka mastering. Simubizi sebundi Bobo Pro niwe muntu wa mbere uzi ku mastering ingoma hanga mu Rwanda, mix and mastering. Man Bobo Pro na agabaho tu Bobo Pro ikintu kijyanye na mastering ni ikintu yumva cyane. Juno kizigenza rero yashyira hanze iyi ndirimbo yavuze yuko zimwe mu nzozi ziwe harimo no gutwara Grammy Award, kandi injyana nyarwanda afro gako iri mu byo yarategereje kugira ngo ibe izakabya inzozi ziwe yari afite zo kuba yatwara Grammy Award. Iyi ndirimbo ikajya hanze iyi ndirimbo rero ikijya hanze yatekereje indirimbo rero navuga yuko ikimara kujya hanze yateje uruntu ku bakoresha imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko mu biganiro bibera mu matsinda agiye atandukanye, hibazwa nyiri uyu mushinga wa afro gako wamuritswe na Element, akaba atarakomereje muri Country Record, cyangwa se Element no wayikomereje aza kuyimurika. Yabivugiye mu itangazamakuru ariko waje gukomezwa na Country Record. Umwe mu bantu ba hafi ba Element avuga yuko uyu ari umushinga wa Element kuva ku munsi wa mbere, ariko asa n'uwawuhagaritse, ndetse byari byiza ko abandi bantu baza bakawukora cyangwa se baza bakawukomereza, kuko Element we ntago yarakiri gukora kuri iyi njyana. Ati kuba ari igitekerezo cya Element ibyo ni urubanza rw'urucabana, ahubwo byari bikenewe yuko ukorwa n'abandi bantu, kuko asa n'uwawuretse, asa n'umuntu wawuhagaritse. Byamugora rero kujya gukorera indirimbo Yemi Harmonize, Wizkid ndetse n'abandi ngo azane injyana ya afro gako. Ubwo se
yabwira gute Diamond Platnumz ngo nkora afro gako oya ngo Element akeneye gukorera abasitahi ku rwego mpuzamahanga kandi ntago agomba kujyana afro gako. Ati oya tuvuga se nagira nkabwira iranare nkayibwiye uti ngiye nyene kwikorera mfite injyana ya afro gako. Bariya rero bahanze bashaka gukora, navuga yuko bari abahanzi ashaka gukorana nabo basanzwe bakora injyana zo mu bihugu byabo ku buryo bitakoroha kubahindura intekerezo zabo. Rero urumva ko country record yakomeje uyu mushinga ari byiza cyane ku ruganda rw'imyidagaduro nyarwanda cyangwa se ku ruganda nyarwanda. Icyakora hari n'andi makuru avuga yuko Nduwimana Jean Paul uzwi nka Nepal akaba na nyiri country record ari umwe mu bantu batekerezaga cyangwa se bari imwe mu bantu bagenda batekereza umuziki nyarwanda, ndetse akaba ari nawe umbarutso yo kugira ngo iki gitekerezo kibeho, cyane ko yari umuntu wahaga ibitekerezo byinshi Element. Murabizi niwe umuntu wajya kumugira inama mu bintu byose, nawe umuntu wazanye iki gitekerezo Element ni umuntu wagitangaje, n'umuntu twakimenyeho, si ibintu byumvikana rata. Uwahaye amakuru nyarwanda asoza yagize ati abanyarwanda nibo bajya bavuga yuko utoraguye aruta uwibye, kandi ntabwo wabona zahabu ngo uyireke irengerwe n'ibyono ngo ni uko atari iyawe. Ibyo country record yakoze nibyo wenda biratuma Element yongera kuyitaho cyangwa se yakongera kuba yahumuka akareba ibyo yahoze arota, ibyo yahoze afite mu nzozi ziwe. Element yatangiriye rero umushinga wa afro gako, nanone yawukomereje muri country record yahozemo. Juno kizigenza rero yavuze yuko afro gako izamufasha kugera ku nzozi ziwe zirimo kwegukana Grammy Award. Ewana simbatayemo, muze gushaka indirimbo bita Seka ya Niyo Bosco, Abahungu ya Juno kizigenza, n'indirimbo Azana ya Bruce Melody. Muraza kwiyumvira ibijyanye n'iyi ndirimbo ya afro gako, n'iyi njyana ya afro gako nshyashya yaje hanga mu Rwanda. Reka mbashimire mbaga ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro umwami w'umwana yabateguriye. Gusa ufite igitekerezo, inyunganizi wifuza kutugezaho, biroroshye cyane ko nimero yanjye ni yayindi 07854475.